Umunyamakuru Scovia ati nta kosa bakoze kuba batarahamagaye uriya mwana wabaye uwa mbere mu bizamini bya leta byo mu wa gatatu mu mashuri yisumbuye. Ibyo bikomojeho mu kiganiro yajyanaga na bagenzi be kuri YouTube channel izwi ku izina rya Mama Rwagasabo. Iki ngiki kikaba cyari ikiganiro mpaka aho baganiraga hamwe bibaza impamvu uriya mwana atigeze ahamagarwa mbere ngo ku itariki 20 nawe aba hari ahabwe ibihembo nk'abandi bagenzi be babashije kuba bitwara neza mu bizamini bya leta. Scovia Mutesi yakomoje ko nta kosa rikomeye cyangwa se nta burangare nta n'amakosa ahambaye yigeze aba ko uriya mwana atarahamagawe nawe ngo ajye muri bagenzi be ahabwe igihembo kabone n'ubwo yari yabaye uwa mbere. Yaje kubigarukaho nyuma y'uko bamaze iminsi nyuma y'uko ibizamini bya leta byaje kuba bitangazwa. Uyu mwana uzwi ku izina rya Uwamariya Leontine yaje kuba abo uwa mbere mu bizamini bya leta mu mwaka wa gatatu. Uyu mwana abantu benshi batunguwe nuko batigeze bamubona nawe atumirwa cyangwa se abasha kugaragara nawe ngo abashe guhabwa ibihembo. Nyamara nubwo byagenze bityo urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi rwaje kuba rutangaza yuko rwahamagaye iwabo ngo rukabashaka rukababura kugira ngo bababwire ngo nabo bazaza. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza impaka nyinshi zigiye zitandukanye batese ibi bishoboka bite? Mwamushatse gute? Mwamuhamagaye gute? Ese iyo mubabura no kuri telefone mwari bubure n'uburyo muhamagara aho yigaga, mugahamagara mu karere, mugahamagara mu murenge cyangwa se ahandi hatandukanye? Ati ntibyumvikana uburyo umuntu aba uwa mbere akabura kugira ngo yakire ibihembo bye ndetse anashimwe. Ati nyamara umuntu wakoze icyaha ugasanga uwo muntu warashakishijwe arabonetse. Ati birumvikana ko niba ari ibihembo ababitinya bashobora kuba babitinye, ariko abandi bantu bandi ugasanga wakoze icyaha warafashwe nyamara ugiye gushimirwa warabuze. Ibi ni bimwe mu bintu bimaze iminsi biteza insaku ndetse abantu benshi bibaza ese byagenze bite kugira ngo umwana wabaye uwa mbere mu bizamini bya leta ntaze kuba atumirwa cyangwa se ntaze kuza kuba aboneka kuri stage nawe ngo ahabwe ibihembo. Minisiteri y'Uburezi yaraje ko bitangaza ivuga ko yari yagerageje ibishoboka byose ku ruhande rwayo kuko yavugisha iwabo w'uyu mwana wa Uwamariya Leontine kugira ngo bamuhamagare nawe aze yakira ibihembo. Nyamara ku ruhande rw'umuryango amakuru yikesha Radio TV 10 umunyamakuru Sam Kabera baje kuba batangaza ko ayo makuru nta kuri ko yarimo kuko batigeze babimenyeshwa ndetse batigeze banahamagara. Ibi bikomeza kuzamo kwitana ba mwana hagati ya minisiteri ndetse n'iwabo w'uyu mwana. Dore ko n'uyu mwana nawe yumvikanye avuga ati ntabwo yigeze abimenyeshwa mbere. Nyamara kera kabaye ku munsi w'ejo yaje kuba atumirwa we n'umuryango we babasha kuba bajya ku Kacyiru ku biro bya Minisiteri y'Uburezi abasha kuba yakashyikirizwa ibihembo bye nawe arabihabwa. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza batese icyo atigeze ahamagarwa nawe ngo ahabe nk'abandi bagenzi be yakira ibihembo nk'umwana witwaye neza afata iyo foto nk'uko yifuzaga ndetse n'ababyeyi be bashimirwe by'intangarugero nk'abantu bagize umwana wabaye uwa mbere mu bizamini bya leta by'amanota 98.2. Scovia Mutesi rero yaje kuza kuba avuga ibintu bidasanzwe cyangwa se mu bintu wumva ukumva ni ibintu wibaza ukibaza uburyo ibyo bintu abibonamo n'uburyo bwiruka mu buryo budasanzwe. Aravuga ati nta kosa ryabaye. Atavuga ati aho ngaho wakibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Adashobora gusanga ikibazo atari abo bagomba guhamagara ati yenda wabibaza nka MTN cyangwa se imirongo y'itumanaho. Tubwo akaba barashatse ko bahamagara ati yenda ni mu ugasanga ntayi. Ariko nanone ukibaza ngo ese ibyo ngibyo byaba ari ibyo umurongo wa telefone cyangwa se ukoresha MTN umuntu yanakubura akakubura kuri telefone uyu munsi yahita aza agashyiraho ngaho akavuga ngo yaragushatse arakubura. Ese ubundi ikimenyetso cyo kuba mushatse akamubura ni iki? Mu gihe umuntu atigeze gushaka no kuri telefone ko ushaka kumushaka ukamubura wawuze nimero zaho yigaga. Abenshi bakibaza ati se Minisiteri y'Uburezi ko nta kigo itagira contact zacyo umwana wigaga i Nyamasheke uyu mwana babuze nimero ziwe bate baza aho yasushirize dore ko ku ifishi hari hariho naho yigaga ndetse naho yaturukaga na nimero z'ababyeyi ziba zihari. Ati ni gute abandi baje kuba bakira ibihembo nyamara n'abandi bagafatwa amafoto bikagaragara ko babaye aba mbere ariko uyu mwana we ku giti cyiwe ugasanga no mu bantu banditse ndetse no ku mafoto baje kuba bashyirwa kuri urubuga rwa Minisiteri y'Uburezi imbere bagaragaraga ari abana 5 nyamara ntibigeze bamushyiraho kabone n'ubwo ataraha. Ntekerezaho ko biri kose uko ari bari banganyije uzwi izina rya Simbe Ora bombi bakaba barabanditse kuri liste nk'abana 2 kabone n'ubwo ataraha. Biro Scovia yakomeje abyitsa avuga ati nta kosa rihambaye nta n'ikosa ryabaye kuba atarigeze ahamagara. Ati ibingibi ntago ari igikuba cyacitse ati kuko icyakabaye ari ikintu gihambaye. Ati amakosa yagiye aba menshi tushobora gusanga ari n'iyo mirongo y'itumanaho cyangwa se ugasanga ntago ari bo babigezemo uruhare ariko areba mu by'ukuri ugasanga babaye batabigezemo uruhare nta wundi muntu. Twibaza ati ibintu nk'ibi amaherezo n'aya kugeza abantu benshi bagiye batanga inkwenene cyangwa se bagiye abantu bagaya urwego rw'igihugu rushinzwe ibyerekeye n'amashuri cyangwa se ibyerekeye n'amasomo REB ndetse na Minisiteri y'Uburezi bavuga ati ibintu nk'ibi ko kibibaho kuko ibintu nk'ibi byakabayeho aho umwana atsinda akaba uwa mbere nyamara ntabasha kwakira ibihembo nk'abandi bagenzi biwe
inyuma ugasanga aje nk'umwihariko nk'uko ejo Uwamariya nawe yaje kubahabwa ibihembo. Abantu benshi bagakomozaho bati ibintu nk'ibi ngibi bishobora kuba atari n'ubwa mbere bibaye. Ati ibi ntibyadutungura kuko no mu minsi yashize hafi mu myaka ingahe ishize mikeya hari igihe cyeze kugira babasha kuba batoranya abana bari bagiye kujya gukina akademi y'ikipe ya Bayern Munich. Ati kandi icyo gihe hari abana bari barimo ugasanga umwana bari baramutoranyije ariko umwanya ugasanga wagiyemo n'undi muntu. Kwibaza ngo uwo muntu yagiye muri uwo mwanya ate, yafashe umwanya w'uwo mwana ate kandi uwo mwana wundi ari we wari ukwiye. Ibi ni bimwe mu bintu byaje kuba bitera saga icyo gihe ndetse biza no kugeraho n'imiryango n'abantu babasha kuba bakitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo abashe kuba yabafasha bitewe n'uko bamwe mu bantu bari baje kuza kuba bahuguzwa imyanya yabo bari babaye nk'abantu batabazi. Inkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye byaje kuba bigaragara byemeza ko bamwe mu bantu bari bafite abo bana cyangwa se umwe mu mubyeyi wari ufite umwana yatakaga avuga ko umwana we yaje kuza kuba asimbuzwa cyangwa se yaje kuza kuba akurwa muri iyo gahunda y'akademi y'ikipe ya Bayern Munich. Kugeza ubu rero abantu benshi bavuga ati se niba abashinzwe uburezi cyangwa se minisiteri y'uburezi amakosa nk'aya yarabaye, ariko nubwo yaba yarabaye biba bigomba gukosoka ubuzima bugakomeza. Ntabwo umuntu yahora mu buzima nk'ubu ngubu niba ikosa ryarabaye umwana ugasanga ntiyahamagawe cyangwa se ngo habe kugiye nk'abandi nawe rifuzaga kuhaba ari wari n'umuryango we bavuga ko ntawe bahamagaye banatangaza ko bari biteguye isaha yose kuba bahamagarwa bakaba bakwitabira. Ukibaza ati ninde uvugisha ukuri? Icyo niba ntashidikanya cyo neza nuko iwabo w'uyu mwana ndetse nawe ubwiwe batari banze kuza gufata igihembo mu mujyi wa Kigali.